amashimwe ndusha imbaraga hariho wari umaze imyaka 3 adatwite namusengeye ndamubwira weho tuza igikuru genda weho n'umugabo wawe nimuhura biremera ubu ngubu byaremeye waramubwiye ati genda nimuhura bihita biremera sinakubwiye ngo banyitaga birabaga ubu nukoresha itegeko umugabo duherutse gusengana nuwo muri Mozambique twarasenganye Imana iramubwira ngo imuhaye akazi yaragiye gushaka ubuzima yaramaze imyaka 12 nta kazi afite ni myinshi ubu ngubu yarakabonye akazi akicayemo yego nandi mugabo nawe no mu Rwanda twarasenganye Imana yamwijira mu byanga imuhaye akazi yarakabonye ubu ngubu akicayemo haleluya Gutabaje Mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze Musanze kandi uri Kigali ubwiye uvuze ngo uratabaye ubutabaye ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka iyo umuntu agutabaje Mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze Musanze kandi uri Kigali ahubwo iyo uvuze ngo uratabaye ubutabaye ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka shimwa ntabwo ujya ubeshya Mana ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo usezeranye umuntu tuzi Kigali mango bikuyobera umujyane Nyamagabe kandi ntiwamusezeranye yes reka mbasuhuza abakunzi ba Concord TV show aho mwerose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje Imana nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndiyatuma Imana Concord reka mfate umwanya gushimira wakanze subscribe kadushyigikira tukaba tuko umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda nukuri ngusabiye umugisha nanjye nabasezeranije ko ntazajya mbicisha urungu ahubwo nzajya mfata urugendo nkajya kureba abakozi b'Imana niyo mpamvu naje kureba Mana ishimwe Julienne mama Oruga kugira ngo tuganire twibutse abantu yuko Imana ivuga Imana isezeranya igasohoza mama Oruga tuguhaye ikaze Shalom Shalom Yesu ashimwe Yesu ahimbazwe reka tugusabe udusengero ganga Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro kariho n'isengesho mukozi w'Imana Mana data wa twese uri ndo kandi uzahoraho uri Imana yacu bwite hasi no hejuru uri Imana ivuga bikaba wategeka bigakomera uri Imana isezeranya yarangiza igasohoza aho umuntu yabonye nta nzira wowe ubuzifite nyinshi kandi Kristo ukabikora utiteye kugutenuka ku mitima yacu tugushimiye ko waturinze tugushimiye ko utiteye kugutenuka ku mitima yacu ukabutwicaze kuri kamera ukabutwicaje mu kiganiro ico mpeje n'abazimu n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo ndemuje n'amazi kuzimu mu izina rya Yesu Kristo reka utwike kandi ukongore mwese Kristo barumva kino kiganiro bahemburwe nawe kuko uri Uwiteka Imana ishoboye byose uhembura imfubyi urembura abapfakazi uhembura abafite ibibazo n'ibigeragezo uhembure abaheze mu bushumeri uhembure Kristo abari mu bitaro uri Uwiteka Imana uhembura abari muri gereza tuzi neza ko nabo badukurikira nabo turabazirikanye kuko uri Uwiteka Imana ishoboye byose uruka wivange mu byacu urukudushigikire urakibona Kristo abashe gusubizwa nawe tuzi kuri Imana yacu bwite Imana nukuri Kristo ari ntambira kibi turagushimye turaguhimbaje kuko uri Uwiteka Imana mu izina rya ugera Yesu amen sha ahubwo twahirukanaga twahirukanaga kera nukuri pe burya bashize nk'ibyumweru bibiri abantu badahura ni iminsi myinshi iminsi 14 twaherukanaga kera nyamara noneho dusubiye kubonana dufite
dufite ibyishimo dusubiye kubonana dufite ibyishimo. ni ukuri Imana ishimwe ko dufite ibyishimo. Nanjye ndumva nishimye pe. Amen. Ntihazabura intambara, ntabwo amahoro azahora, keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha. Kwirembo ubari kwirembo, nuko araje kandi ageze kwirembo. Yego nemvuze ngo meze neza, ariko nebuka ko ari umusonga mfite. Numvise ko ari umusonga mfite, ariko nibuka indirimbo ngo ntabwo hazabura intambara. Ntazabura intambara n'ibibazo. Ntabwo amahoro azahora, keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyago cyase n'ibyaha. Mu gihe rero bigihari n'ubundi intambara tuzahura nazo. Ariko hari umuntu twaganiye kare arambwira ati abakristo bahura n'intambara. Ariko Uwiteka umukristo ahura n'intambara. Yego. Ariko ntagamira nk'umupagani. Uwiteka amuha imbaraga zo kuzimurindiramo, akamurindira mu ntambara, akamurinda mu bibazo n'ibigeragezo. Yego. Nako kari kansobye. Wowe umeze ute? Ngira kubwiye ko ari umusonga mfite, ariko ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Meze neza. Yego. Meze neza ndashima Imana. Ndumva amashimwe ndusha imbaraga. Nicaye hano kuri kamera mfite amashimwe menshi. Kubera ko abantu nasengeye, kubera ko Yesu ari kugenda arabasubiza. Yego. Dusangiza ayo mashimwe. Ariko ngewe ntago nkunda kuvuga amazina y'abantu kubera uruhare rw'abantu bwabo bwite. Hariho umugabo duherutse gusengana nuwo muri Mozambique. Twarasenganye Imana iramubwira ngo imuhaye akazi. Yagiye gushaka ubuzima. Yaramaze imyaka 12 nta kazi afite. Ni myinshi. Ubu ngubu yarakabonye akazi akicayemo. Yego. Nandi mugabo nawe no mu Rwanda twarasenganye Imana yamwijira mu byanga imuhaye akazi yarakabonye ubu ngubu akicayemo. Haleluya. Amen. Umva hariho n'undi mudamu twasenganye wo hanze nawe ubu ngubu akazi yakicayemo afite amafaranga yabonye urushoro yabonye urucuruzo rwe yakoreraga abandi. Amashimwe ndusha imbaraga. Hariho wari umaze imyaka 3 adatwite namusengeye ndamubwira ati weho tuza igikuru genda weho n'umugabo wawe nimuhura biremera. Ubu ngubu byaremeye. Waramubwiye ati genda nimuhura bihita biremera. Sinakubwiye ngo banyitaga birabaga. Birabaga. Ubu nukoresha itegeko. Ngwiki? Ubu ni itegeko. Reka nkubwire. Narakubwiye ngaho amavuta gari. Inshishirize rizana cyane. Yego. Aha amavuta ari. Inshishirize rizana cyane. Merutse no gusengera umuntu. Wafashwe n'abadayimoni. Bamunize. Yego. Ubu ngubu yarakize. Mani gukomereza amaboko nuko. Kugukorera turacabikunze. Uwiteka udukomereza amaboko. Ariko ijambo ware kuri birava ngo ntihazabura intambara. Ntihazabura n'ibibazo ariko Uwiteka bikurindiramo. Yego. Imana yo mwijuru niturengere. Amen. Kandi ntubere ku rugamba. Weho ufite ibibazo, weho ufite ngorane, Uwiteka arabikurindira ariko biranakemuka. Afite ubutware. Ishobora gutinda cyangwa gatebuka nibwo bumana bwayo. Yego. Haleluya. Kuko Imana nje nashatse formule ikozwemo. Imana ni Imana, ihora ari Imana. Twaburarira Imana, twapfishira Imana, tutapfishira Imana, twapfa tutapfa ni Imana izahora yitwa Imana. Izina ryayo ntirihinduka. Ariko Yesu we niryo zina nabonye ritajya rihinduka. Amazina yo ku isi yose abaho umuntu akitwa ukomeye, ariko Yesu nabonye ariryo zina ridahinduka. Yego. Haleluya. Kuko Yesu Haleluya. Harimo uyu mugabo nkurova uyu mugabo twakurikiye
ubu ngubu azadukiza kandi azatugirira neza kandi aho yasagejeje akora tubaye tumushimiye nukuri haleluya amen haleluya amen nukuri arega nkunda kubya abantu tuzaturavuga uko Imana iri yego arega nta gaciro twari dufite Yesu yaragatanze oya nta gaciro twari dufite tuzaturavugisha ukuri nkunda kubya abantu tuzaturatanga ubuhamya bwacu yego haleluya amen ari igihe umuntu aba mu buzima mbese mu buzima nkaho bari kumutera mu mupira nkuko Efuta bamugurishije bakagutera mu mupira ariko Yesu akavuga ati nzaza nubwo bimeze guca nzaza kandi nzakugirira neza nzabana nawe nzakorana nawe nzagushigikira haleluya akavuga ati ariko ibi bintu kuko uziko nanjye navuga ariko si bino bintu bizababyo birabaga iby'umugabo uyu mugabo hano hejuru haleluya ni Imana itegeka haleluya washatse nk'ikwiyereka haleluya umva yakwiyerekera mu nkuba yakwiyerekera mu mvura ni Imana yihagije ni umugabo utabura uko yabigenza haleluya ni umutabazi utabura gutabara mu byago no mu makuba ni Imana yihariye ni Imana yihagije ni Imana mu bumana bwayo nta timwigira itabara uko yagize ute yakuremye haleluya kandi ikagutabarira ico yakuremeye haleluya weho tuza we kwirwanirira ibindi byose yibiharije uwo muntu naramubwiye ati ariko ntugiye kubona akazi ati ja byaranze ariko si byangiye he ntibyangiye he ko Yesu aje abatisha narihebye mu minsi enye yarangije kubona akazi mu minsi ne yarangije kubona akazi yenda mu minsi 3 yakabonye ariko uwa kane no hakagize ute yicemo kuri tere niyo mpamvu nakubwiye ngo ndi mama wa mahanga uza abasore mfite uzi inkumi mfite uza abagore mfite banyitaga mama kubera ikizi kubera Imana bakwita mama yagize kuvuga no kwita mama gusa yego nawe uraje unyite mama none abo hano urebeta bakwita mama none ni mama ni mami ariko sha Yesu atanga agaciro nkubwire batanyita mami umuntu yagusenya akakubyira ikintu kikaba karaka kumwita umubyeyi wawe ntago byabura ubu se waraga kugita mami oya pe ubu se Imana ikungabije cyangwa nkaje ku musozi ukumva nakohereje rwa voice ukumva Imana yakubuze oya nanjye ra voice wanyohereje uri gusenga ku musozi uri kunsengera ntegereje ko bisohora nzakora ikiganiro twicaranya imbere nzakora ikiganiro twicaranya imbere kabisa bihamye Yesu ni uzi gukunda abandi turagerageza Yesu yo yagukunze ntabwo kutaya badosanse gerere Yesu yagukunze isi yose irabimenyaga Yesu yagukunze inshuti zirabimenya n'abavandimwe bakabimenya ko Yesu ari gukorana nawe Yesu yakwikundiye nkunda kuririmba ngo ni weho wenyine gusa uzi gukunda abandi turagerageza yo nukugerageza ariko wowe mwami wanjye gukunda urabizi Yesu urabizi iyo ndirimbo ndayikunda cyane kuko aho abantu bakwanze aho abantu bagutaye Yesu abahari Yesu agumana nawe Yesu niyo bagukoreye akagambane aragenda ahandi imyanzuro zirafatirwa ahandi barakwicira akaba ari hahagarara nubwo ubona mu ntambara ukurwana ukabona kadahari abaga yagiye kugifatira ahandi kirakwicira akaba ngo ntabwo nshaka ko kimwica ahubwo reka warakina umupira hariya ariko nje gufata mu izamu kugira ngo igitego kitinjira Yesu we nikakora Yesu aragukunda Yesu akunda urukundo rutarurwa gahararo Yesu akunda urukundo urutu rw'abanyamahanga yego haleluya amen Yesu akunda urukundo nkunda nasomye amagambo ya Efuta ukuntu yari ari ku rugamba ukuntu bene se urumva bamugiriye urwango bamaje kumugirira urwango wagize ngo mwisi ntihazabura intambara mwisi ntihazabura inzangano kuko nambere byabagaho yego haleluya amen nubwo bakwanga nawe niko bamumenye
byamumereye. Haleluya. Ibya Yesu ntibishira kuko nawe bagize ute niko bamumereye. Yesu rero mu bumana bwe ahora ari Imana. Iyo yagukunze ntaga guharara. Efuta bene se baramugurisha. Haleluya. Yaragiye Efuta aja mu buhungiro. Haleluya. Yahunze bene se bamugira urwango babashaka kugira ute kumwica. Ariko Imana agenda mu buhungiro bwarimo Imana imukurayo. Haleluya. Imugira umutware abamwangaga nibo bamwakiriye. Haleluya. Niba bavuze ngo Efuta ariko Efuta inkuru uzazusome neza. Efuta aravuze ngo data ngo ngiye ku rugamba. Haleluya. Ikizantanga imbere ikizansatira imbere. Haleluya. Ico ngico uzansatiza imbere ari ico ngico nico nzagutambira. Arangije umukobwa we wumve ukuntu cyera ubu njewe mvuzaga Imana nkabanga ikirantanga imbere kaja kubona nkabona umwana wanje navuga ati Imana none bimeze bite. Haleluya. Ariko Efuta we yaragiye agera kuri tere abona umukobwa we aza yirukaje kumusanganira aramuhobera. Efuta yibuka ko hari umuhigo yagiye Imana ariko avangu Uwiteka we ariko avata ariko aragira umukobwa ngo ndababaye cyane. Umukobwa aramugira ngo wibabara kuko Imana yagurinze kugwa mu bamede n'abaperesi ahubwo kuko wajya gutaha imigihe nje kuririra ubukumi bwanjye. Haleluya. Mbese waho urukurira ubukumi bwawe gute? Mbese waho urukurira ubugore bwawe gute? Mbese kuri umugabo urukurira mbese urkurira iherezo ryawe gute? Haleluya. Iyaba Yesu nta herezo atanga. Iyaba Yesu nta herezo twaryama nk'abandi. Haleluya. Bajya Yesu nkunda kuby'abantu shaka Yesu utamushaka hinda muzisi gusa. Umushaka usabe n'ubugingo. Iyaba Yesu nta herezo atanga ko twaryama nk'abandi. Yesu ntareza atanga uzi ngo ntago abantu bakwifata uko bashaka. Ninde waje gusenga. Haleluya. Ariko kuko uyu mugabo atanga iherezo niyo mpamvu tutaryama niyo mpamvu dusenga. Haleluya. Ikaba ngo nzafata. Haleluya. Ngo nzacagaguza imiringa yose. Haleluya. Kandi reka nkubwire bura ko nkurude rero. Yesu ni umuhozi mwiza. Haleluya. Agutabaraga babandi bose bakiriho. Haleluya. Babandi bavuze kutazashaka bahari. Haleluya. Babandi bakugira itimwe na kutayabodosanse bahari. Akabaro Yesu agutabara. Haleluya. Akabariho Yesu agutabara akakwiyegereza. Ati nubwo bimeze guca ndakwiyegereza ndagukurura mpaka tugere hehe kuri tere. Haleluya. Ariko Yesu kuko ari umushumba mwiza ujya uragira ntazimize. Yesu ataga intama 99 akaja gushaka ko nkoruda umwe wabuze. Yego. Akaja kureba ko nkuda aryamye mu buraka bati yihebye. Izi ngizi ndazifite reka nje gushaka umwana wanje. Nonge mugarure mu mwanya kuko ari Imana ishoboye byose. Haleluya. Haleluya. Uzi ngo Yesu yatahura ibijya kabimara. Ariko umubyeyi washora gutahura ibijya kabimara kavanga arajya ni mugoroba. Yesu agwaga ibyo kurya mu gitondo saa 6 ni mugoroba kuko ari Imana kandi yarangiza karenzaho deseri. Yego. Haleluya. Biva mu gusenga. Haleluya. Biva mu gusenga atari gusenga twarahujijwe n'iki? Twaba twarahujijwe n'iki utekereje? Ntacyo pe. Ariko kubera amaraso ya Yesu akoze imirimo. Twahuriyemo ntitwamenyana. Ariko gusenga nibyo byaduhuje. Haleluya. Niyo mpamvu Yesu we. Haleluya. Yagiye gutubura mu bukwe bw'iki. Nyina yagiye mu byati none deba hano ntacyo kujya n'icyo kugira abagiste bafite. Haleluya. Amaza ahindura ki divayi. Ababera igisubizo. Haleluya. Umugore wari umaze imyaka 12 ari mugongo mukoza habubera igisubizo. Haleluya. Amen. Weho gira umuhate nyegetana nawe byigana weho urukunde waho turi kuvugana weho urukunde uri hanze uri mu Rwanda uri muri Kongo uri Tanzania uri muri Sudan uri mu Burundi uri muri Amerika uri muri Aziya urukumva ibyo bihugu byose maje kumenya kandi nanizi nacicije bakabise ubwo nari nakabimenye we Nose ko nari mbizi kuntuza kuri cya kinuza hajyana iki karita yisi kuri mapu umva nzi no kuvuga mapu. Yego. None akaba ndi kuvugana n'abantu batandukanye ubwo none ubwo ni iki we? Ni Imana. Haleluya. Amen. Amaboko y'Uwiteka ni maremare kandi ni magara arashoboye.
arashoboye uko byaba bimeze kose Yesu araryoshe niko nkunda kukubwira haleluya ubwo bufite n'ubwiki uko kwiheba ufite n'ukwiki haleluya Yesu ni umugabo utabura uko yabigenza ni Imana yihagije ni Imana ituyahera ni Imana ishoboye byose nkunda kubwira abantu haleluya nkabatisha wahora ko bibaga haleluya nakubwira ati wahora ko bibaga noneho hari umuntu ejo bundi bambwiye ngo ngumva ngo mama woro ngo wewe one umuntu yabagiye gupfa ngo uramubwira ngo humura biremera ngo ejo bugaca nejo bugaca ariko ngasubizwa haleluya ni benshi bampamagaraga ati byabaye hariho n'umukobwa ugiye gushaka hariho uzabakobwa bari gushingirwa bo twasenganye kandi nabo byatari ko Yesu kaje haleluya Yesu kaje ubaye iki Yesu ko yitegiye amaboko ubaye iki akango shangoya haleluya amen reka twisomere ijambo ry'Imana yego ri muri Samuel wa mbere haravuze ngo Samuel wa mbere mu gice cya 16 haravuze ngo Samuel atoranya Dawidi ngo abe umwami yego haleluya tugiye kwiga ku ijambo ry'Imana rya Dawidi ukuntu Dawidi yatoranyijwe akagira ute akaba umwami yego ngo bukeye Uwiteka abaza Samuel ati uzageza he kuririra Sawuli kandi nanze ko aba umwami wa Isiraheli haleluya amen Samuel yaririraga Sawuli yari umunyabyaha ariko Samuel akomeza akamurihira ariko Sawuli burya nta nubwo yaracemera Imana haleluya ariko noneho Uwiteka amaze ngo uzageza ryari kuririra Sawuli yego uzageza kuririra ryari uramunyamahanga uramufilisitiya uzageza ryari yego aramubwiye ngo reka twumve uzuza ihembe ryawe amavuta ngo utume kuri Yesaya wi Betelehemu kuko niboneye umwami mu bahungu be haleluya amen nawe Yesu hari amavuta haye marayika y'igikundiro ngo yagusukeho hari amavuta agaciro na amavuta atuma winjira mu kazi amavuta atuma ushaka amavuta tutakuta yasiki ayo mavuta guha impano ayo mavuta guha igikundiro ayo mavuta atuma uvuga rikijana yego Samuel arabaza ati nagenda nte ko Sawuli nabyumva azanyica haleluya agira ubwoba bwa Sawuli yari umugome Sawuli yicaga ubwoko bw'Imana yarabarenganyaga ngo none ngo nzagenda nte ngo Sawuli nabyumva akazanyica Uwiteka aramusubiza ati jyana inyana y'ishashi nugerayo uvuge uti nzanwe no gutambira Uwiteka igitambo haleluya Imana imugira inama ukuntu arabigenza haleluya hari igihe uba byagucanze umuntu akaguhamagara ati ko mfite ikibazo kino niki none mbigenze gute Imana igacisha mu muhanuzi njyakenshi Imana ikunda kumbwira ibintu ngo ningira inama muntu bigende gutya bibe gutya haleluya Imana ibwira Samuel ngo jyana inyana ngo ugende nugera ruva ngo nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo maze uhamagare Yesaya aze ku gitambo nanjye nzakwereka uko uzabigenza uzansukira amavuta kuwo nzakubwira haleluya hari amavuta yasaje kugusukaho nakubyanga agaciro na amavuta amavuta tumukandagira bikemera yego agaciro bituma weko nkorude agaciro hari igihe kigiye kuzagera uzazura baza ubusindiko nkorude ubusindiko kubera amavuta agaciro na amavuta nuko Samuel akora uko Uwiteka yavuze ajya i Betelehemu agezeyo abatware b'umudugudu baza kumusanganira bahinda umushitsi baramubaza bati mbese uzanywe n'amahoro ati ni amahoro nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo nimwiyeze muze
tujyane ku gitambo, kandi yeza Yesaya n'abahungu be abahamagara kuza ku gitambo. Haleluya. Ngo nuko Samweli ngo yeza ngo arababya ngo nimwiyeze, yeza Yesaya n'abahungu be abatumira kugira ute kuza ku gitambo. Yego. Nuko basohoye aho yitegereza Eliyabu aribwira ati ni ukuri uwo Uwiteka yimikisha amavuta nguyu imbere ye. Haleluya. Ngo nuko Eliyabu ngaribwira ati ni ukuri Uwiteka yimikisha amavuta nguyu imbere ye. Haleluya. Baribeshe. Eliyabu na Aminadabu ngo bari abasore beza, ngo Yesaya yari afite abasore beza, ariko Uwiteka ntiyabatoranye. Haleluya. Yesu ntakangagwa n'igihagararo, Yesu ntakangagwa n'ubwiza, aza kubera ko ari Imana yagize ute yashatse kuza cyane. Ariko Uwiteka abwira Samweli ati nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire, namugaye kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Haleluya. Amen. Byashoboka ko warambagijwe bikanga, byashoboka ko visa yawe yanze, yenda uzi ko hariho n'umuntu ugera kuri ministeri yareba izina we akanga no kuryemeza. Haleluya. Akareba ifoto y'umuntu ufite igihagararo cyangwa baba baranagusi, uzi ko bagusigaga n'amabyere ko bakakwanga, akaba kuyemezamo, ariko nakubwiye ngo bagiye kwemera, bagiye kubyemeza, kuko Uwiteka we yitegereje mu mutima wawe. Yesaya ahera ko ahamagara Aminadabu amumurikira Samweli. Samweli aravuga ati uyu nawe siwe Uwiteka yatoranyije. Haleluya. Yesaya ariyongeza amurika Shama. Nabwo Samweli aravuga ati uyu siwe Uwiteka yatoranyije. Nuko Yesaya nuko Yesaya amurikira Samweli abahungu be 7. Maze Samweli abwira Yesaya ati abasiba Uwiteka yatoranyije. Haleluya. Bose Uwiteka ari kubanga ngo siba yatoranyije. Samweli abaza Yesaya ati abana bawe bose naba? Aramusubiza ati hasigaye umuhererezi, ariko aragiye intama. Haleluya. Amen. Aramubwira ngo hasigaye umuhererezi, ariko aragiye iki? Aragiye intama, ariko abandi bose bariye bagiye no gutamba igitambo. Samweli abwira Yesaya ati mutumire bamuzane, kuko tutari burye kurya ataraza. Haleluya. Uwiteka igihe cyawe kigeze, nta watahura batumugisha wawe, nta n'uwawe ukwambura, nukuri visa yawe pe, nta n'uzagusubiza inyuma. Haleluya. Nta uzagusubiza inyuma, kuko Yesu ayitanze. Yesu atanze ubwene gihugu, weho birukanye mu gihugu. Yesu atanze ubwene gihugu. Amen. Kandi bakwirukanyemo pe, ariko Yesu atanze ubwene gihugu. Nuko aramutumira amujyana mu nzu, yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati haguruka umusukeho amavuta ni uwe uwo. Mwami Imana yacu, Data wa twese mwiza, uri Imana idapfa, uri yera. Nuko rata bamusukaho amavuta, kandi ijambo ryawe rirambwira ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga. Kristo ndasenze cyane ubwoko bwawe, aho bwihebye, aho bwiganyiriye, genda ubwiteho, genda ubarengere. Abafite intimba Kristo bayimarwe nawe.
uri Uwiteka Imana. Iyo uvuze ngo yego nta wavuga oya, warambuye ikipfunsi nta wabasha kubambatiza, kuko uri Uwiteka Imana, kuko uri Imana yihagije. Kuba witwa Imana yacu biraduhagije. Ubereye amashimwe mu gitondo, ku manywa na nijoro. Yewe Kristo ubereye amashimwe, kuko uri Uwiteka Imana ishoboye byose. Nsengeye abarwayi, abamugajwe n'uburwayi, abamugajwe n'ubukene, abamugajwe Kristo no kwiheba, abamugajwe kubera ko nta bwene gihugu bafite, abamugajwe n'amafaranga. Abo ngabo bamurikire, maze umuco wawe barasire. Maze Kristo ngo baramutumaho, bamaze kumutumaho ngo baramutumira, bamaze kumutumira ngo nuko Uwiteka abwira Samweli ngo Samweli we ngo haguruka umusukeho amavuta, kuko ari uwo. Nawe Kristo urabona kino kiganiro, aba ari uwo agabane ku mugisha, kandi hahirwa bajyana nawe kuko bazagabana umugisha wawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yego, wakenera mama Oruga yamuhamagara ku ihe nimero? Kuri 078 08 96 019. Yego, niyo guhamagara ndetse no kuri WhatsApp. Imana iguha umugisha mukozi w'Imana. Amen.